none se mama susanze bicaye muri salo natwe niyo mpamvu twese tuvuga ngo salo dufite ni ntoya ku buryo iyo yicayemo abantu babiri nabo ntasanze muri salo sanze mu ibaraza ryo hanze. Oya mama nukuri kwimana naryo umuhungu nawe ejo bundi waje utazi no koga none ugeze igihe ko uwera wa Isirayeli we ese wagiye umenya ko wambaye ikote. Ya uyu mwana ngo sinzi niba wumva iki kintu sinzi niba wumva iki kintu izi tarime z'abajama sinzi niba uri kumva icyo kintu aze ko ikibirenge asigaye ari haye kubikorera. Oya simbizi uyu mupete kabisa cyakora nanshimisha urumva mu kanya rito yongera. Oya uretse mu kanya yongera bite ni byiza papa mwaramutse. Mwaramutse neza amakuru. Ndabona wishimiye mwene wanyu ko museka cyane byagenze gute? Nandi kwereka design kuri telefone kuri YouTube ndi kureba. Mugiye kumarana igihe maze kubona papa wawe. Rwose mwishimye mugiye kumarana igihe maze kubona papa wawe. Nyuma namamagaye nkumva ari kwivugira. Oya twavuganaga. Twatuma twatindanye kuko tubanye gahunda yuko uzamara iminsi hano ubwo ni Noheli n'Ubunani. Rero numva rwose nta kibazo mwisanzure. Gusa narinje kubabwira ibyo ngibyo ariko ubundi nari nkomeje ngenda. Papa ko wazindutse none. Ndazindutse. Kubera ko turimo turitegura iminsi mikuru. Rero naringiye ku isoko guhaha kugira ngo mutazicwa n'inzara abana banjye. Papa akaba ari wowe wigira kuhaha? Ngiye kuhaha nibyo. Numvaga nkumbuye kujya hanze gutembera gukora siporo n'ibyo ngibyo. Rero reka mbe basize mwe muganira turasubira mu kanya ngarutse ntabwo ndi butinde. Nta kibazo. Ntabwo ndenda ndabona umwanya mutoya kuko ndi ku gasoko ngiye ni hafi. Murakoze. Unzanire ka kaji. Ndakakuzana hajya ukunda kayo. Gakonje. Ndakakuzana. Sisumvishe ko ashaka kugenda ari jya washakira ibintu nyine biri fresh agomba nkubwira ibaze ko ugiye kumara bonane na Noheli hano. Ahora sinzi njoga ya muteye papa yari yarankaniye. Kareka ntago yabya. Ntago bishoboka. Wowe ngo uragenda ngo kamara y'igihe kingana kuri yango hano ngo hari inka ngo ugomba kujya wahirira nayo nabase nzaguma mu nka. Umva papa nanjye namubwiye ko nshaka kuzahita uguma hano. Hano haba hateye iruhuko. Ahubwo nize. Navuze ko nzagenda ariko nawe no wamusize. None ugiye kugenda mu mujyi. Ngiye kumubwira itazanga. Akoze ko icyo gitekerezo ari cye. Se ubu nanjye yagirira umuhungu dukundana akaza kundeba hano. Aho nyumvire se nuko ugiye kubivanga. Ahubwo ntabwo numvaga hano turi bugure se papa nari kumuca. Akoze ukuntu twebwe bayadukaniye. Ugiye kumenera misosi incisha. Oya twebwe se n'undi ko tuza tujya kwicara mu cyumba cyanjye ntabwo tujya twicara hano muri salo. Nta kibazo rwose umva. Icyo mpa ngewe reka nzamubwira. Shayi birenze n'ukuntu papa aba yakorohutwe yadukanira. Ariko papa wanyu ni umunyamahoro yaba ari papa ngo rero marajya kwihahira yakibeshya se. Noneho twe papa nta nubwo yagendaga dusize nuko ari kubikora nyine ko ugiye kumuhamagara. Kanze muhamagara ceceka. Bano kumchanga pe. Inzu wayimaze zenguruka. Hasi wowe nagushyushye. Cyuha gute se ngo urumva shyushye ngo arakonje. Shange ndumva cyuhiranye nuko kwimana. Ahubwo ufite ikibazo. Ngo ibiki? Ngo ibiki biri gutuma umupfumu yoshyushye cyane. Nta kintu nanyweye kabisa. Ahubwo se ubu nagushyushye.
Gindi kubwa mfite imbeho ahubwo nibagiye agakote ngo none ngo udashyushye. Bisire nagushyushye. Ese ko numva ukonje. Izo ntoki zawe zimeze gutyo umva ari intoki z'umuntu ushyushye. Ngiye hano ndumva hambangamiye harashyushye byatari. Okay, ngo tujye hanze. Tugende Hanze kandi hari izuba. Nese hanze ubwo uko haba izuba kose. Hanze wara hari umuyaga konje. Aho reka sibyo. Reka tujye mu cyumba. Ndabingira. Muri salo hagushyuhiye none uri kumva mu cyumba ariho biri bukunda. Mu cyumba harimo ventilateur ngwino. Kuki se utagenda ngo uyizane hano muri salo? Izamba bari kaza tukajya mu cyumba. Sifite iki kibazo koko. Uri kuvuga ngo urashyushye sibyo? Ngo tujye mu cyumba kandi mu cyumba haba hashyushye cyane kurusha muri salo. Njye numva twajya hanze ko ariho hari umuyaga akaba ariho twicara. Ndakubwira ko mu cyumba harimo aka ventilateur. Nese wagiye kukazana ahangaha muri salo bitwaye iki? Please. Oya, ngongwe tujye hanze nta kibazo. Basi tuganire kuko wanzengije ibigiye wahereye uhaguruka ugenda urashyushye. Please. Okay, ngo genda wambaye isengeri shiri. Genda wambaye isengeri basi akayaga kabashe kuza nta kibazo bwo kuvugana. Wamba bari ndakwinginze. Umuntu ufite ntaga ajya mu cyumba usirajya ngo cyo kukwica koko. Genda ukuremo kino wambaye n'umukara. Black night iri mu bintu bikurushe cyane genda uhindure basi wambara agasengeri k'umweru. Tujyane mu mitire mu cyumba. Nakubwiye isengeri ntago ari ngombwa ngo wambaye ishati nziza ariko tutagiye gusohoka. Waretse kugorana. Umva ntabwo ndi kugorana njye reka mubwiye turacyaye kuganira none kumva ibintu utangiye kumvangiramo rwose koko. Basi ndakwinginze. Nese muri mukunyizinga ufite ikibazo ubundi. Nyine ndumva cyushye. Nyine nimba ushyushye njye nakubwiye tujye hanze mu cyumba niho habi kurusha kujya aho ngaho kandi kuvuga. Okay, ngaho merekeza nyine njye guhindura nkoremo umukara. Nagusije white. Mwerekeze kujya guhindura imyenda. Right? Tendinture ni sengri naga ari shati ngo nze nkwitere mikubereye. Esho wapi pe nanja kujya mu cyumba nje dukugana nje kujya mu cyumba nakunza no muri salo kandi niho turi kugana nkumva ntuje haratuje ahubwo numvaga kubwa nje twajyanze twicara muri jardin. Sinakuri kubona ko muri salo si muri salo habanganye gute nabantu bari hano ngo gusa kuzana n'abari kuducaho ngo rabangamye cyanze nahakunze. Anga musara harimo n'ibintu byinshi. Ahubwo cyane televiziyo none ndamutse ncanye televiziyo kumushyuha byatara. Nese shuwaritse tukajya hanze kandi ndi kugufasha. Nanjye ndi kukubwira hanze no washyushye cyane kubera izuba. Kandi hanze ko haba izuba kose hahora umuyaga nese ubundi umuyaga uza mu cyumba cyawe uraturuka yewe. Kandi nabikubwiye. Okay, nimba hanze hashyushye kucyo wafunguye amadirishya. Wafunguye amadirishya ngo yinjire umuyaga nuko rero hanze ari umuyaga ari uturuka shashi nzireka rwose bigunya kunisha umutwe ngira ngo tugende mu cyumba kandi nakubwiye ko nakeneye. Urashyushye mu cyumba haba hashyushye hari hafunganye none kwanga muri sorohe. Besumunda ndagukunda niyo mpamvu ndi kuvuga ngo tujye hanze. Nonese kubera icyo utari no kuza ngo byibura inzu yanjye itemberemo neza uyirebe. Ndi kubyumva rwose aho gushaka ufite ikizu cyiza we. Wese tukajya gusenguruka hanze hose nkari. Oya ahubwo bwo no muzengurutse mu byumba byose. Mu byumba nyine turazenguruka twahereye hanze. Turazenguruka no hanze mo urumva akayaga kugira ngo urekere kumva. Reka tuzenguruke ibyumba byose nyine ngiye mbikwereke. Noneho nkwereke naho ndara si byose. Ariko mane yanjye icyumba yaramo mbanza cyo kidasanzwe kuko igihe wayireye kimbwira cyo ni Okay, ngo genda uhindure wambare isengeri kumva nurangiza uze duhere hanze tuzenguruke turaza gusoza mu cyumba cyawe naho turebe ukuntu hameze and then nyine basi na off ari n'ibyo akushuri kunsaba kujya mu cyumba gusa cyangwa nukunsaba kujya kugufasha guhindura. Uziyane mwiza. Sikumuri kumwe tujye himwe tutugana. Oya nawe reka Umpaka ngusange ngaho. Oya guma wicaho ngaho nta kibazo. Oya ibyo ndi kusana nabona. Utangiye kumbangamira. Kandi nakubwiye ko twaje kwicara hano twaje kuganira gusa rero wibigira byinshi. Ngana ibibazo mpamvu twahunze bariya tukazana twenyine. None kandi rero wabyenze ntago ushaka kavuye. Yes ni twiko kaneza kandi twenyine. Kuna datayisoni. Okay. Basi naje.
Uyandika. Bitudumire. Ngo ukemeze gutya ndeba hano ndeba hano bifashe cyane. Hano byaba byiza ukasa nk'irambika gakeya. Oya mureka reka ibyo bintu nawe. Kadutandukanye n'abantu bari muri sala bashobora. Sijoze ngiye n'iki kintu upfa nawe rwose. Wari gupfa nanjye upfa nanjye iki kuba twavuze ngo tuze kwicara hano ni ngombwa. Nta kibazo nyine nakubaye nakumvisha ikintu cyo gutembera. Hose marebe ukuntu ufite amatsiko kuri ino nsi yose. Maguruke bigenda uteye. Hanze. Bari hanze na kibazo. Nese wajya gutembera tuvuge wenda n'urugero ugiye gushaka inzu sibyo? Ugiye gushaka inzu waheramo imbere cyangwa wahera hanze. Washinye hanze nyine bundi habanza hanze. Tugira amatsiko kuri abo imbere. Basi. Nyemerera musaba akantu kamwe konyine. Okay, nta kibazo. Urabizi kuri mwiza. Ndabizi kandi wabimbwira. Ese kubera icyo uri gushaka kumubara muri aka kanya? Manye suna kugoye gute? Ndakubwira wamubariye. Nk'uko wanyemerera please. Shumubare wakoze iki? Suna utangiye kumindurira numiwe pe. Nakosa wakoze pe. Ukomeza kunsaba imbabazi. Ahubwo icyaha tubanze tuvugane. Nisukuru kunsaba imbabazi shunu. Arubwo ngeze ngo gakora ikintu wakoze. Nose kuba ikintu akubwira bakubwira ikibazo afite ariko. Irega ikibazo cyawe nacyumvishe mugira n'inama y'icyo wakora wabyanze. Kandi ikindi kumana yanjye ukunje. Kukunje bishyushye gute cyangwa urarwaye? Ashusho ushobora kuba urwaye. Ya nabyo bishobora kuba birimo. Kandi nabiteje wese twajya kwa muganga. Nukuri ko ndumva ntabwo bisanzwe ndi kumva inyuma gutyo ukonje nukumva ngo urashyushye wese twajya kwa muganga koko. Kandi nangiye no guhangayika ushobora kuba ufite ikindi kibazo cy'uburwayi kandi ukaba utabizi. Mbabara tujye kwa muganga. Afite imyaka ingahe? Sho aka kanya wibagiye imyaka yanjye. Nyine ndayizi nyine nanjye niyo mpamvu ndi kukubaza. None se kuyizi nyine kuyimbariza iki? Nta kibazo ushaka kuniteguza tujye kwa muganga. Cyangwa kuko ndi byanshanze sinzi ikibazo aho kiri. Ndaje gatoya sibyo? Okay, nta kibazo. Ntutinde. Okay. Kandi nje yabaye ikwigiye yari yarashushe. Mana. Mugende neza. Alo? Umva man, nyine icya cyana cyaje kunsura. Hano nyine hano mu rugo. Kwa onkre. Basi ndakwinginze mbwira injuga namutera kuko ari kundushya byahatanye nyine nari nziko ndamubwira agahita nyumva ariko ari kundushya byahatanye. Mbabarira mwana none se ubwo uri kumva? Sawa. Ntacyo mariye. Sinabigenza gute? Reka maze chat GPT. Sinabikoze niki kinamubwiye koko kitari ibi ngibi.
nyine iyi nzu ni iyanjye. Iyi nzu ni iyanjye, ibintu byose birimo ni ibyanjye. Ndanagukunda, uri mwiza, uri inzobe. None se wambare tukajyana mu cyumba? Ntabwo byarya. Ndabigenza. Okay. Namuhobeye. Okay. Sheri. Umubira nyine ngo mu gituza. Urumva igituza cyanjye kitameze neza. Iyi nzu rero ni iyanjye. Byose ni ibyawe. Kandi nitumara no kuva mu cyumba byose ndabiguha. Nyine ariko nawe nyumva. Bara tujye mu cyumba. Show! Oui. Sengera nayibuze. Nibaza ukuntu watinze. Aho wagize umushyitsi. Bamwita Miri. Umushyitsi wawe? Twariganye. Wiki? Jira twariganye cyangwa turakundana? Turakundana n'umushinga wanjye naje kumusura. Kutari wambwiye se ko ufite umushyitsi nawe? Kutari watubwiye ko ufite umushyitsi? Nabibwiye wanka. Yibagirwa kumbwira ko dufite umushyitsi kugira ngo tumwitegure. Wasanga namwe. Oya wimuhamagara. Habaye ikihe kibazo? Ni ikihe kibazo? Ntabwo namubwiye kubeshya. Hanyuma ukazana umuntu mu rugo utatubwiye? Nese kuza gusura sheri wanjye we harimo ikibazo, ni ngombwa babwira abantu ko ndi buze kumusura iwe. Abaki? Niko se wawe. Wanyu nta makuru wahawe. Akubwiye ko ndinde. Ariko nyine mubaze ngo uyu muntu ninde? Terezo. Uyu sheri wawe, ngirwa sheri wawe waje wibagiwe kwambara. Hano ni muri dushe wicaye? Cyane ni mu rugo rw'abantu. Ndakubaza mubwire ngo hano bimeze bite? Nyine ibyo ndabyumva ariko ntabwo yakwiye kumbwira nabi mu rugo rwawe. Utese mu rugo rwanjye? Mu rugo rwanjye? Mama we. Ariko akumiro nitushe. Urateganya kumugira umugore se? Cyangwa wamugize umugore? Agatuza wakanitse. Nkabona wifoye reka byacitse. Nyiramushyitsi wawe nawe nkaba mbona yibagirwa kendi wabo. Muri biki? Nta kintu turi gukora. Uzanye umushyitsi, ntutubwiye, tinabwiye onkre, reka mubaze utereka da. Josiane ari he? Cyumba cye. Ari mu cyumba cye. Reka murebe ngaho nawe ubwo
turaza kubisubiramo umushyitsi wawe yaravuye kwase mama umubyeyi yuko ari wawe urahitwara nk'umuntu aha ni hendi ndi kwande mu rugo rwande kwa wonkere nta n'isonge ntabwo wazi umbwira ko ino nzu ari iyawe ese ibya wonkere ntabwo ari ibyanjye kabiri kangahe si imitungo ya wonkere wawe ibi yawe katari na papa wawe ra uvuge ko azabikuraga ku mana yanjye shake kura ndumiwe pe ubundi rero mubaze kubera icyo ushaka kugira ngo ibintu byose ubishyire ku karubanda ibikikira ku karubanda ubona dukuze ku buryo twagira wavuga ngo turakunda urambona mu mwana nduruhinja ku buryo njye ntakundana nawe none wanteretaga kubera iki wanteretaga kuko se turi aho ngo bancaye ubundi wagashwiwe niba unkunda agashwi ni wowe wari nakubwiraga ibintu warangiza ntubyumve umbwire iki se kumva ibiki umva reka nkubwize ukuri unteye umujinya uniyo mujinya nashobora no kwibagirwa kukareba umugore we yaraje ati none se dutandukanye n'abantu bicaye muri salo haguruka tujye kwicara niba wumva ukeneye ko twaje mu cyumba gukora ibirenze ibyo twari twemeranyije mbabwire mbabara pe navuye mu rugo twabivuganye umbwira ati ndaguha umwanya tuganire none ibintu utangiye nese umwanya nawe ukwimye ntabwo twica uri kwinyima bebe uri kwinyima nese nakubwiye ngo uze nkwihe yego ye ase man waretse man ibyo byose ubu ngubu ni ikintu cyane kusema hano wicaye ni Josiah ibi ni ibikindi mama uri kubibona uko bitari pe uri kubibona uko bitari ndi kubibona uko bitari binsobanura uko biri none se mama susanze wicaye muri salo natwe n'impamvu twese tuvuga ngo salo dufite ni ntoya ku buryo iyo yicayemo abantu babiri nabo ntasanze muri salo sanze mu ibaraza ryo hanze oya mama ni ukuri kw'Imana naryo umuhungu byiza ikaza kusangira umwana we wacha no we ko bakutwa ari ngo muretsinze mama ni ukwihangane muretsinze atsindwe bakureka kuba ngo kigeba nk'ikijura yariye gatsindwe ubu koko Terezo ni wowe ukuruye aba bazimu bavana iwanyu urabashogosherana urabazana ubinjiza muri iyi nzu ko ari ubwa mbere mbibonye niko mubona uruwahe uri igiki nguri igiki oya mama murigana hariya mwari mwagiye kwigana turigana murigana hariya muvuye nihe ni mu cyumba cy'ishuri imibare ntago yumva najya ngo umusobanuro reka nkubwire urumva niba iwanyu nta kirazira ihaba ndeba neza ndeba mu maso niba iwanyu nta kirazira ihaba abashyitsi bacu bakirirwa mu ruganiriro urabyumva uticaye ngo bamwakire bamwakira muri salo ntago bamushorera ngo bamujyane ikambere mu byumba imibare y'iwanyu yigirwa ku buriri yego nibyo waje kunyigishiriza umwana niko wacyohewe cy'umukobwa ibi wabitangiye ryari mama ni ukuri ni Trezor wabitenge namubwiye ngo twicare muri salo ahita avuga ngo ntabwo twese twakwicara muri salo uri igitamba ntabwo ngiye ari wowe wavuze ngo wari wifitiye gahunda ahubwo ari wowe wavuze ngo wari wifitiye wese ntabwo ari we wambwiraga ngo nitumujyane hari ubundi ko ushaka kubishyiraho byose ariko ibintu mama avuga nibyo nawe si ntabwo nzi nyakuze ahubwo ujya uza mu rugo ngo iki nyine wageze mu rugo agira ki
niko se shaka ahubwo ko ndeba utanuzuye utari umuhungu ufatika nibwo ubwenge bucyo ufite uyu mukobwa baramukora nta mafaranga ashaka shyira za telefone zawe nagukubita ikintu ugasaza uri umusazi shyira hano terezo zana kareba kano gatumbi zana wanjye coco shyira hano wowe yawe washaka kuzamura wowe sinyitwaka so uramuzi tumbuka se uburiro byo nzo sutamaho mbaze mubwire sutamaho nzongera kukubona mu rugo rwanjye uranyumva neza nzongera kukubona mu rugo rwanjye atsinze umva rero mwabyo manzi murabona izi telefone mfashe wowe sora kohereje muze mu biruhuko urangije uraje umpinduriye inzirimbi iri ni isenga ry'abasazi waje kwitoza iki ibyo utabashe gukorera iwanyu waje kubishorera byose ubizana ahangaha umwanda ceceka wakacucu urongorora wongorera ibiki yorosoye wabyukaga dore uko kareba ubu uraje wiyandarike izo nizo ndangagaciro twakwigishije wigire rubebe neza ubu no munsi wazanye wirabura ejo bundi nzabona wazanye noneho ufite uruhara cyangwa uza no kubwira ati ibyo ufite ntibikubereye reka natwe dushyiraho amasuzu duhengekereze oya mama mbabarira ntabwo bizongera urantengushye buriya unkoze mu bwonko ariko si papa wanyu wabariye ko izi telefone murazireba reba hano wakantu ko kareba reza ubutuza butariho karahuka kitumburitse kipinye urareba izi telefone mubare ku kwezi nzibakiyemo muzongera kuzibona mu mpera zo kwa kabiri kandi nabwo bizaterwa nuko mwitwaye ariko se iyi telefone uyihahiraho uyishyuraho minerivare y'ishuri hari ikindi gikoresho usibye guhamagara ingegera nka ziriya wowe ukanaguzwa so hari turahazi n'umukenera tuzamuguha muvugane sefini basi niba uri gushaka kuzitwara wizitwara twenyine kuko n'umukozi nawe arayifite kandi ari kumwe n'ikidamu ngo iki umukozi ngo akoze iki ari kumwe n'ikidamu muri anexey ariko se reka mbabazi mbere y'uko mukora bino bintu mwabanje mukora inama njye nabonye ariko bimeze nyine nanjye ndabahatereka ariko nta nubwo nari mfite na gahunda yo kumuzana bari hehe abo ngabo uvuze bari hariya mu kazi k'umupapa reka mbabwire ngiye gukora ishyaka ndabica bagize ntabwo ari wowe wabizanye njye wabizanye hanyuma sigatinyuka kuzana uriya mukobwa hano njye nari gutinyuka kuzana uriya muhungu hano none se njye wireka nkamuzana njyenyine bakamfata njyenyine njye wamuzana ubundi se wamuzanaga n'umujyana iyo mujya njye hano se monde ni iwacu si wowe wari ntabwo ari wowe wasenga igitekerezo mbere na mbere cyo kumuzana nakizanye ariko nta niwe wabishyushye mwese ubu papa nabimenye umuntu aramukizwa n'iki urebe ko n'ahantu twari kujya tuzahajya papa wanjye nabimenya azamufasha mwana yanjye we umva ntuvuge ko ari njye wamureze none yazongera no kunjabura nyiribambi ubu koko nawe ejo bundi waje utazi no koga none ugeze igihe ko uwera wa Isirayeli we ese mabasha mbahubwire mvi ruhande washanura ibintu runo rugo mu rwaso nyuma yo kwitwa umukozi waje guhinduka nyir'urugo ko kireba n'ibyanwa bibi gusa umurabura ubwenge akabura n'umujyana kuri wese hano ni muri ronge kiriya kigore wagikuye ako mabasha njye nabwiye bana reka nkubwire mfate inyundo nkubite mu mutwe mushwanyuke nzasigare mbyicuza zana iyo telefone zana hano mabasha telefone zana gira vuba ndumva ngubwire
uratera intambwe isubira inyuma gato ndakurenza urugo ngo umuntu abura se ntabura sebuja ubwo ushaka ahandi ujya kwangarira boss azajya amamagara gute zana boss uri kuvuga n'umugabo wanjye zana hano mwebwe mu bitese wumva nkubwire urongera kuvumvuraho gato gusa urambona nawe mu kwa gatatu cyangwa mu kwa kabiri mabuja ugenda umusange ku musaraba mama singira ubugambo narubwo ninjye wabitangije ubwo njye wabitangije